Mwaramutseho, igitondo cyiza cy'umugisha, hamwe ni mu gitondo ahandi burije ubu ngubu, aho mwese amahoro y'Imana abane namwe. N'iki gitondo rero nifuje ko turebera hamwe uburyo bwo kuba wakagisesinga kati kuri online mu gihe wumvise ko wabaye kati. Uburyo bwo rero buze kubanamo neza, ni uburyo bworoshye kandi bwiza, uburyo isomo rwose ritagucikana wumvise ko hari kati, kuba isomo wararikurikiye kandi ufite ibisabwa byose. Ibisabwa rero ntibigoye, ufite telefone ya smartphone, telefoni zigezweho, ukaba ufite konegisiyo ihagije, ikindi ukaba ufitemo burawuza Wakoramo, ukaba ufite enrollment key y'iryo somo. Iyo ufite enrollment key y'iryo somo rwose, ukaba ufite na kode y'iryo somo, kuryinjiramo biroroshye. Icyo dusabwa rero ni ugukurikirana videwo yose, ugakora subscribe, share, comment, ubundi tukibonera neza, tukajya tubagezaho ibiganiro byiza bigezweho. Ntutinde rero kandi ntucikwe, twagiye turebera hamwe uburyo kugira ngo urikore kati yawe utuje, nta kibazo ufite konegisiyo. Twinjirana rero no kuri Wakoramo. Injira kuri Wakoramo, winjire. Uretse ko wenda ubona njyewe nari narabikanzeho, reka dusa nkaho dusubira inyuma, dusubire inyuma ku buryo byose dutangirana nta kibazo. Reka dutangirane, nandikemo e-learning, e-learning dot e-learning dot kp dot ac dot rw, ugakirikaho, ugategereza kuko ni ibintu bisaba konegisiyo. Iyo tugeze aha ngaha rero, aho tugeze niko twamaze gufungura platifomu ya kipi. Urabona ko aha ngaha bari kutwereka abantu benshi batandukanye bakorera kuri kipi n'ibyo bakora. Kabiri icyo tuje kureba ni ukurebera uburyo tugiye gukora kati kuri online. Uraza ukanda hano kuri e-learning, ukande kuri e-learning, kanze kuri e-learning. Ukimara gukanda kuri e-learning urategereza rero kuko ni ibintu bisaba konegisiyo, igihe konegisiyo ari nkeya, bigasaba ko dutegereza.
twihanganye. Sorry, akanze buriya hatariho, twasubiye inyuma gato, dukanda kuri e-learning niho dukanda, hanyuma dutegereze dukande kuri e-learning. Tegereze gatoya twihanganye, kuri e-learning niho twakanze, kurikirane twese tugendane, fate telefone zanyu, connection. Twageze ahantu badusaba username, password. Hano username ni reg number baguhaye, noneho password ni modo, ni ma na 02 da ra ma twibukiranye ko inyuguti nkuru da ra ndende e dutanga tubiri. Yewe byaba bisanzwe birimo nabisevinze, gahita nkakanda login. Kanze login, gukanda login. Rero ngiye kubera ko nari nabikanze ariko bise bizamo, reka dushake kurikirana rya somo, turebere hamwe uburyo umuntu mushya isomo yanaribona. Kugira ngo uhite ubona isomo, cyane ko isomo ryacu ari I101. Cyane ko ari I101 isomo ryacu. Kanda hano kuri tuno dukoni dutatu tw'ibumoso, gakaba ari gukanda, kanda kuri site home, kanda kuri site home, kugira ngo welcome to Uburyo Polytechnic. Hano ngo search course, ukaza hano ku banditse ngo search course, ukandikamo wenda I101. Tugeze gato twihanganye. I101 sorry, niryo somo ryacu tugiye kureba. Isomo ryacu ryitwa I101. Ryacu ryitwa I101. I101.
ijana, nashyizemo ijana na rimwe, then search course, ugahita ukanda kuri go, nyuma yo gukanda kuri go ugahita ubona ko isomo ryacu ryitwa Introduction to Philosophy and Ethics and Culture of Rwanda, ugahita ubona umuco wayo ko yitwa Juliette Nshimiyimana, ugahita ukanda kuri go. Ugahita ukanda kuri rya somo, ugahanda bakagusaba username n'ubundi ukabishyiramo, na password tuyiziranyeho kuri modo. System hano ibikwaka kugira ngo urebe ko kuko iri somo niba ryemerewe kuryinjiraho. Urabona ko ibintu byinshi biri hano kuri iri somo. Aho noneho tugiye kwirebera hamwe uburyo twakora ya kati. Kati rero urashoboka ko hano ntayiriho, murabona uburyo umuntu yigiye isomo kuri online, live course, live classes, ni subject, ni session baba bagiye bashyiraho iyo somo. Ariko twebwe icyo tuje kurebera hamwe uno munsi ntabwo ari ukurebera subject, ni ukureba kati. Kati yo yarangije igihe kuko yakozwe kuri 20/4/2022. Ubwo reka twirebere yenda igisa nacyo ku buryo n'ubundi cyakorohera kugira ngo uyikore. Reka twigire kuri exercise zo ziri valide kandi zikorwa kimwe n'iyo kati. Exercise zo uba wemerewe gusubiramo kuko uri kwihugura, ariko kati yo uguha iminota. Wenda nsubira inyuma gatoya, ya kati we bashyizeho yari valide, ndayikoze, ariko attempts allowed 1. This quiz closed on Sunday 20 March 2022 saa 10:10. Igihe cyari cyemerewe kuyikorwamo iminota 40 gusa. Nyuma y'iminota 40 system ihita yifunga, nta kindi. Naho ubu nareba amanota uburyo nagiye, ibyo nakoze n'ibyo nishe, ukabona ko wabonye 11/20. Byemewe rwose, nta kibazo. Wakongera ugasubiramo nkareba. Nsinze ku kigero cya 55%. Iki narakishije. Zeno was pluralist, bari gukanda fast, nganda true. Ngiye gutyo, ubona ko ni uku nguku bikorwa. System ihita kwihera amanota. Usabye gukurikira video rwose wihanganye. Ni isomo riri ngombwa kandi ko tumenyera hamwe, ubumenyi tukabusangira. Yego, ni ubu buryo bubamo. Noneho twisubiriye kuri ya quiz iri valide, turebe uburyo twayikuramo. Reka nkande hano kuri nayikoze, reka nkande kuri continue at last attempt, ngo nyisubireho nanjye. Noneho ngatangira quiz yanjye nta kibazo. Ngo allow the allegory of Carl argues that our presupposition may not be accurate. None bari kubwira afite uru cyangwa ni faze. Reka nikandire turu. Ngahita nkora kuri code next page cyangwa next question. Ukambwira gukora vuba vuba
izi imyenda gutyo, yego ngakanda kuri next page n'igisubizo ari kiriya, nakore written capital letters and answer the one word miracles, nibyo koko, aha komeza nari nayujuje nta kibazo. Ubu ni uburyo bwo kugira ngo mbereke uburyo twabikoramo, nta kindi nshaka. N'iyo ngiyo kati rero no kujya wayikorwa kugikorwamo nta kibazo rwose, ni ibintu biba byoroshye kuba wize. Twaboneye hamwe ibisabwa kuba ufite kode y'iryo somo, ukaba ufite na rometiki y'iryo somo, biroroshye rwose kuba wakomeza ugakora nta kibazo, ariko ugakora ugereranishije n'igihe baguhaye, upfa kuba usoma vuba vuba kandi warize ugakurikirana ikibazo ku kindi, kandi iyo wakoze neza ugasubira inyuma biremera rwose, ukongera ukaditinga ukamenya icyo wakoze cyapfuye, kuba uruzi ko igihe kigihari. Ni uburyo rero bukorwamo iyo ugeze kuri paje y'inyuma, ibibazo byose birangiye, bakubwira gusabumitinga, ukanda submit, uzi neza ko ibibazo byose wabirangije, hanyuma wamara gusabumitinga mu masegonda atarenze 5 ugahita ubona igisubizo, icyo wakoze n'icyo wishe, ukabona amanota wabonye muri kati wakoze. Saba rero ni uku bikorwamo, twese icyo dusabwa ni ugukora subscribe, share, comment kuri YouTube channel, hasigaye tugasangira ubumenyi ku byerekeranye n'uburyo bwo gukora ibintu byose bikorerwa kuri online. Share, comment yawe ishyiremo, ari ingenzi kugira ngo dusangire amakuru kandi buri wese yamugire umumaro. Murakoze, ciao ciao, turabakunda cyane, bye bye.